Imana y'urukundo kandi Imana y'icubahiro, tuje imbere y'inyonga zawe tugusaba ngo tugirire ikigongwe, maze amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yaviriye ku musaraba yatwuhagize atugira abera nk'uko wera mwami Yesu ukoze. N'ibyo rero Mana tuzanye ibibindi bigaragara dusaba ngo twuzurizwe nawe. Reka ndagusabe Mana ushobora byose ngo uyu mubwiriza agiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe abubwira amagambo yawe, Mana aba ari wowe uhagarara uri mu ijuru kugira ngo utubwire, maze mpwemu yera nawe aduhe gutahura data wa twese ukoze. Kubw'ibyo rero reka ndagusabe Mana kugira ngo imiyaga mibi yotuma iteza kirogoya yose uyifate miri, maze umutekano ubonekane hano ku murongo, ivyuma biyobogwe nawe kugira ngo data tuze kuva hano hantu tuzurijwe nawe mwana uzobukoze. Ibindi byacu biragaragara, ndakwinginze ngo ubyuzuze, maze ijambo ryawe rigiye kuvugwa rize ritubera impamba n'urwego tuzurira tugera iwawe mu ijuru mwana uzobukoze. Turakoze rero ko wumvise umugaragu wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, mukoze ikara ku munwa nk'uko wari kojejeho umugaragu wawe Yesaya, maze avuge ashize amanga kandi ayobowe nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Haleluya. Amen. Ni madamu Pastor Schadrack mu Rwanda. Kuri uyu mugoroba tugiye kuganira ku miryango. Muri iyi minsi y'imperuka hari imiryango myinshi ariko ibayeho itanejeje, bitewe n'utubazo tumwe na tumwe tugenda tuboneka mu miryango, aho abantu usanga bapfa utuntu ukagira ngo ni utuntu dutoya, ariko ubyinjiriye ugasanga ni ibintu bikomeye, kubera ko imiryango y'iki gihe Satani yamanutse yibasiye imiryango, kuko azi ko iyo amaze kurwanya umuryango aba ageze ku ntego ye yo kurwanya itorero. Kuri uyu mugoroba tugiye kureba noneho umuryango ubana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Umudamu umwe yigeze asaba inama, aravuga ati njyewe nubatse urugo niteguye ko mu muryango habamo ibibazo byinshi, ndetse nshakwa umutware cyangwa se nubaka umuryango niteguye guhangana n'ibyo bibazo. Ariko noneho naje gutungurwa nuko hiyongeyeho ikindi ntari niteze, nza kugira umugabo agira uburwayi bwo mu mutwe. Aravuga ati none kubyihanganira ndabona ari ibintu binkomereye cyane, ndabona namuta kuko nshaka kubaho ntekanye n'abana banjye. Igihe abamisiyoneri bageraga mu Rwanda inaha iwacu, baje gukora raporo ivuga ko mu Rwanda nta muntu wamugaye ubamo. Ntabwo bivuze ko mu Rwanda nta bamugaye babamo, ariko abamisiyoneri nta muntu bari babonye ubana n'ubumuga. Twakwibaza se kuki iyi raporo yakozwe? Imiryango iba ifite ipfunwe yo kugaragaza umuntu ufite ubumuga. Imiryango nanone iba ifite ikibazo kuko baramutse bagaragaje uwo muntu, imiryango yabo iba nk'itaye agaciro, aho benshi batinyaga ko abafite abana b'abakobwa bashobora kuzahera iwabo kubera ko mu muryango harimo umuntu ufite icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Imiryango rero kubera kwanga gutakaza agaciro, bafataga ba bantu bakabahisha ntibabagaragaze rwose, kugira ngo imiryango yabo ikomeze kugira agaciro. Uburwayi bwo mu mutwe rero
nabwo ni ubumuga bwugarije isi muri iki gihe. Uyu muryango wo umudamu aravuga ati none kuba umugabo wanjye arwaye mu mutwe birandemereye cyane, ndetse sinari mbyiteze ko byabaho, sinumvaga ari ikibazo gishobora kugaragara mu muryango. Ati none nshaka kugenda n'abana ariko tukagira umutekano. Ese ari wowe bibayeho wabigenza ute? Uramutse ufite uwo mwashakanye akagira iki kibazo wabyitwaramo ute? Indwara yo mu mutwe ni indwara umuntu adahitamo. Ni indwara iza nk'uko n'undi wese arwara indwara itandukanye. Uko turwara malariya, uko turwara giripe, nta muntu ubihitamo. Bivuze ngo n'indwara yo mu mutwe izidutunguye, izigwiririye umuntu, nta muntu wakwifuza kuyirwara. Ikindi kandi iyi ndwara ni indwara iba irafata igihe kirekire. Niyo mpamvu ufite umurwayi atishimira kumuvuga. Abayirwaye rero baratereranwa kugeza igihe bibaviramo urupfu. Ariko mu by'ukuri nabo baba bakiri abantu bafite ubuzima, bakeneye kwitabwaho, abantu nkatwe, kabone n'ubwo baba barahuye n'ikibazo kimeze gutyo. Iyi ndwara iyo igeze mu miryango, hari ibintu bigaragara mu muryango. Icya mbere ni uko iteza ubwoba. Ikindi irahangayikisha, ndetse bigasoza abantu batandukanye. Aha abari ku murongo w'isoko ndagira ngo dutekereze, ese ufite uwo mwashakanye ufite iki kibazo wabyitwaramo ute? Ufite uwo mwashakanye yaba umugabo cyangwa umugore akaba arwaye iyi ndwara wabyitwaramo ute? Iyi ndwara impamvu buri wese ari ikintu agomba kwitondera, ni uko umuntu wese ishobora kumugeraho. Ntireba ibara, ntireba ubukire, ntireba iki, buri wese aba ashobora kuba yayirwara. Hari inyigo zagaragaje ko hafi 1/2 cy'abagize ubu burwayi birangira biyahuye. 1/2 ni umubare munini. Ni ukuvuga ngo niba mu bantu 100 barwaye 50 bashobora kwiyahura, ni ikibazo gikomeye kandi kirushijeho gukomerera imiryango. Impamvu rero baba bafite amarangamutima atiteguwe. Amarangamutima atiteguwe. Hahandi we uko ubona ibintu ntabwo ariko aba abibona. N'imyitwarire ndetse n'ibyo bakora mu miryango biba biteye inkeke. Bitera rero amakimbirane n'umwiryane mu bashakanye ndetse no mu bagize umuryango. Hari benshi rero babana n'abo bantu bameze gutyo mu muryango. Hari benshi babana n'abashakanye bameze ko. Hari abafite abana bamaze kugira icyo kibazo, ariko nta n'ubundi ubuzima bw'umuryango bugakomeza. Twakwibaza ese indwara zo mu mutwe zo zaba zituruka he? Izi ndwara zituruka ahantu henshi hatandukanye. Icya mbere, zishobora guturuka ku ruhererekane mu miryango. Aho umwe niba mu miryango hari uwigeze agira ubwo burwayi, mu bazamukomokaho hashobora kugaragara n'ubundi ufite icyo kibazo cy'uburwayi. Ahandi hantu bituruka ni ku ruhurirane rw'ibibazo. Isi yacu yugarijwe n'ibibazo. Ibibazo by'ubukene, ibibazo by'indwara zidakira zabaye akarande, ibibazo byo gufatwa nabi mu miryango. Ibibazo ni byinshi. Ibyo bibazo byose bishobora gutuma umuntu agira uburwayi bwo mu mutwe. Bishobora guturuka ku impanuka umuntu yakoze. Abenshi iyo yakoze impanuka ariko ikibasira igice cy'umutwe, hari igihe kigera akaba yagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Ibibazo rero ni byinshi ku isi
kandi tubonye ko biri muri bimwe bishobora guteza ubwo burwayi bwo mu mutwe. Hari ikindi nanone gikomeye mu muryango, kuba umwana aje ugiye kubyara undi wari ufite umwana, ariko wa mwana ugiye kubyara undi wa undi ucutse ukaba utarigeze umuteguza mbere ngo umuteguze ko hari undi mwana ugiye kwinjira mu muryango. Rimwe na rimwe amubona nk'umwanzi we, amubona nk'umuntu uje kumubangamira, umuntu uje kumubuza umutekano, bikaba nawe byamuviramo kugira uburwayi bwo mu mutwe. Cyangwa se ku mumama utwite, wa mwana uri mu nda, niba ari umumama uhora ahangayitse, ya makimbirane yo mu miryango ahoramo, ashobora kuzabyara wa mwana nawe akabugira kubera ubuzima mama we yabayemo amutwite. Hari ibimenyetso rero biranga ubu burwayi, ari nabyo biba bikomeye ku buryo hagati y'abashakanye hari igihe kigera rwose bagahitamo gutandukana kubera ibimenyetso by'ubwo burwayi. Icya mbere, hari uguhinduka mu myitwarire, aho umuntu tubona afite amahane, umuntu akabaho avuga nabi gusa, amagambo menshi aterekeranye, ndetse nk'uko twabibonye amarangamutima ye aba ari amarangamutima atiteguwe, ubona igihe wewe urimo akazana ibindi ubona bihabanye we n'ibyo uri kubona by'ukuri. Aho umuntu ushobora kumubwira ko hari ikibazo gikomeye ariko ukabona warasetse, cyangwa se ukabona ni umuntu utiyitaho, utakimenya kwambara, utakimenya koga, utakimenya kurya, utazi na rimwe kwishyira kuri gahunda kubera ko imitekerereze ye nayo iba yahindutse. Ingingo ya kabiri, hari uguhinduka mu mitekerereze, kwiyumva nk'umuntu w'ikirenga, hahandi umuntu yumva ari umuntu ukomeye. Uyu muntu iyo yamaze kwiyumva ko ari umuntu ukomeye, mu muryango havuka ikibazo, kuko ikintu cyose umubwiye aba yumva kitakiri ku rugero rwe. Hari ugutekereza ko abantu bose bamwanga, ariho usanga umuntu ahitamo kwigunga, ndetse bikaba byamuviramo cya kibazo twabonye gifata 1/2 cyo kuba bakwiyahura. Hari ukumva amajwi abandi batumva, kubona ibintu abandi batabona, kwiburira icyizere, muri we akajya abona ubuzima bwe buri imbere, nta cyizere afite cyo kubaho. Uko ni uguhinduka mu mitekerereze. Icya gatatu, hari uguhinduka kw'imikorere y'umubiri. Hamwe usanga abantu bavuga ati ariko mfite umuntu mu rugo ntagisinzira. Ibaze ufite umuntu mwashakanye akaba amara ijoro ryose adasinziriye, abandi akakubwira ati ngewe arasinzira kuva mu gitondo kuzageza ejo mu gitondo, agasinzira cyane ku buryo bukabije, bakarya cyane ku buryo bukabije, cyangwa se kurya bikamunanira. Ikindi noneho gikomeye mu muryango, hari abagira kwifuza imibonano mpuzabitsina ariko irenze urugero, hakaba n'abandi noneho iyo ngingo atabyifuza na rimwe. Ibi bigakomerera abashakanye, akaba ari nayo ntandaro ituma abashakanye iyo hari umugize uburwayi bwo mu mutwe bishobora kubaviramo gutandukana. Dukomeze kwibaza cya kibazo, ese wowe ufite uwo mwashakanye ufite ubu burwayi, uburwayi buremereye, uburwayi buzamara igihe kirekire, imyitwarire idahwitse, ese wabyitwaramo ute? Ushobora kuba umufite, ushobora kuba ufite abaturanyi bimeze ko, ushobora kuba ufite abavandimwe. Dutekereze, ese ni iki twabafasha? Hari uburyo rero butandukanye bwo gufasha aba bantu. Icya mbere ni uko ukomeza kumwitaho kandi ukamwitaho hakiri kare. Niba yatangiye kugaragaza twa tumenyetso two kudasinzira, banza umenye impamvu adasinzira, banza umenye impamvu ari kurya cyane, umenye impamvu uko ubona ibintu we atari ko ari kubibona, kugira ngo ubashe kumufasha
ndetse umuryango ukomeze kugira agaciro. Ikindi ni ugukomeza kubagaragariza urukundo. Niba ufite umutware, niba ufite umufasha, ufite iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, komeza umugaragariza urukundo. Twabonye ko hari imiryango myinshi ibana n'abo bantu ariko bakibanye neza. Ikindi nanone, kwirinda kumuha akato, kumva ko atakiri umuntu ugifite agaciro, ahubwo turahamagarirwa gukomeza kumufata tukamwitaho nk'umuntu w'agaciro, umuntu waremwe n'Imana. Imiryango rero muri ino minsi ya none irugarijwe cyane, hahandi usanga ibi bibazo byose bishobora gutuma abashakanye bibaviramo gutandukana. Hari n'ubundi bufasha dukwiye guha aba bantu, ni uko dukwiye kubageza ku baganga bashinzwe kuvura izo ndwara zo mu mutwe, kugira ngo bakomeze bitabweho, kugira ngo nubwo ari uburwayi bumara igihe kirekire ariko babe babaho mu mibereho idahangayikishije imiryango. Hari amahirwe rero ku bakristu cyangwa se abizera Imana. Inyigo ya vuba cyangwa se ubushakashatsi bukozwe vuba bugaragaza ko kwizera kwa muntu kugira uruhare rukomeye mu guhindura ubuzima aba abayemo, harimo no gufasha abandi bo mu muryango ku buryo bakwitwara ku muntu ufite ubu bumuga bwo mu mutwe. Ariko uku kwizera turasabwa ko tuba tugufite ari ukwizera kuturimo kwamaze gushinga imizi, kukaba kwarashinze imizi muri wowe ubana n'uwo muntu, kugira ngo ubone uburyo bwo kumufasha, atari bya bindi by'amajyejuru, ahubwo tukaba dufite ibyo twizera by'ukuri. Pawulo waravuga ati mu Bafilipi igice cya 4 ku murongo wa 13 ati nshobozwa byose na Kristo kuko ari we umpa imbaraga. Nta wundi uduha imbaraga zo guhangana n'ibi bibazo, nta wundi waduha imbaraga zo kuba twakwitwara neza ku muntu ufite ikibazo nk'iki usibye Kristo wenyine. Ese waba ufite umurwayi mu rugo iwawe? Ese waba ufite uwo mwashakanye ufite ubu burwayi? Waba ufite se umuvandimwe ufite ubu burwayi? Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 10 hari ahantu tubona amasezerano y'Imana, aho Imana itubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana yiteguye kudutabara mu bibazo twaba dufite byose mu ngo, y'amakimbirane, ba barwayi dufite tubona twebwe bidukomereye, Imana yo yiteguye kutuba hafi ndetse ikadutabara. Ese byaba biguteye isoni kubana n'uwo muntu? Byaba biteye isoni ko wabana n'uwo muntu ufite ubwo burwayi bwo mu mutwe? Yesaya nanone igice cya 50 ku murongo wa 7 haratubwira ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Niba ufite umurwayi, niba ufite uwo mu bantu umeze ko, niba ufite uwo mu muryango umeze ko, amasezerano dufite ni uko Uwiteka azadutabara. Niba hari umuturanyi muri kumwe ufite iki kibazo, jya umutera ibyiringiro kuko Imana yiteguye kumutabara. Hari abantu nanone dufite imiryango ariko tutarahura n'iki kibazo, ukaba umeze neza, nta muntu ufite ubumuga bwo mu mutwe mu muryango ufite, uwo mwashakanye mumeranye neza, ariko se noneho inama ni iyihe? Niba dufite imiryango itarageramo iki kibazo, inama duhabwa ni iyihe? Inama duhabwa ni ukurinda ab'imiryango yacu, kugira ngo tubarinde rwa ruhurirane rw'ibibazo twabonye rushobora kuba ikibazo kimwe, rushobora kuba impamvu imwe
ishobora guteza bwa burwayi bwo mu mutwe. Turasabwa kurinda ab'imiryango yacu, kurinda abo twashakanye, kurinda abana bacu, kurinda abavandimwe, ndetse tukarinda n'abaturanyi kubateza ibyo bibazo, kuko twabonye ko bishobora kubazanira uburwayi bwo mu mutwe. Ikindi ni uguha ubufasha imiryango yamaze guhura n'icyo kibazo. Hari imiryango myinshi duturanye nayo. Iyi miryango idukeneyeho ubufasha muri bwa buryo butandukanye, kubereka ko tubitaho, kubereka ko tukibakunze nk'abavandimwe bacu, kubereka ko tukibafitiye urukundo ndetse n'impuhwe. Byaba na ngombwa tukabafasha muri bwa buryo bwo kwivuza, kuko aba ari ikibazo gikomereye umuryango. Ikindi dusabwa gukora ni ukugira ibihe byihariye byo kubana n'Imana mu miryango, kugira ibihe byihariye byo kwigana ijambo ry'Imana, kugira ibihe byihariye byo kongera kwiyibutsa amasezerano y'Imana, tukibuka ko nubwo twahura n'ibibazo, Imana yo yonyine yatwemereye ko izadutabara. Icya mbere, ikintu nyamukuru gikenewe mu muryango ni uko tubana twiga ibyanditswe byera, tukagira ibihe byiza byo kubana n'Imana, maze tukibutsa n'amasezerano yayo, kuko ari amasezerano ni ayacu. Tukajya twibuka ko Imana yasezeranye kuzabana natwe, Imana yadusezeraniye kuzadutabara, yewe Imana yadusezeraniye kutazaduteza n'indwara igihe turamutse twumviye amategeko yayo. Ibyo bigatuma umuntu abasha kugira ibyiringiro mu Mana, kabone nubwo yahura na biriya bibazo byose. Ibibazo twabonye biba mu miryango bishobora gutandukanya imiryango, ariko ufite kwizera aba azi ko Imana izamubera igisubizo muri byose. Ingaruka zishobora kuzanwa no kubana mudasangira ibyanditswe byera ziraremereye cyane kuruta ingaruka wagira mudasangira imibonano mpuzabitsina. Ibi ni ibyo kwitaho, tukamenya ko ingo zacu zikeneye amasengesho, ingo zacu zikeneye igihe cyo gusabana n'Imana, kugira ngo imiryango yacu ikomeze kuba imiryango ihamye kandi imiryango myiza, nk'uko tuzi ko umuryango mwiza aba ari ijuru rito. Nitugira imiryango myiza, tuzagira n'itorero ryiza Imana yishimire gutura muri twe. Reka kuri uyu mugoroba buri wese musabire kugira ngo umuryango we ugire ibihe byiza byo kubana n'Imana, umuryango we ugire kwizera, ariko kwa kwizera gushikamye. Imiryango yacu ibe imiryango yegereye Imana, kugira ngo ibibazo byose twaba dufite tumenye ko Kristo yiteguye kudutabara. Reka Imana itugirire neza kuri uwo mugoroba, kandi twizere amasezerano yose Imana yatanze ko ari ayacu, kugira ngo twitegure kugaruka kwa Kristo. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mutuze